mu mwaka ushize wakunze kugenda cyane ugaruka ku bintu bizaba muri uyu mwaka 2023 uvuga ibintu byinshi cyane uko byagiye bitegurwa ndetse bavuga ko muri uyu mwaka hari hazabaho uburyo bwo kwitegura inama izaba muri 2025 ngo y'abadayimoni. None wa mwaka wakunze kuvuga twawugezemo, uyu mwaka abantu bawitegemo iki? Abantu bicare batuze, urimo ibintu byiza cyane, barye banywe banezerwe. Uyu mwaka wowe urawuvugaho iki? Uyu mwaka kimwe n'utaha hazabaho, ndetse bivuga ko nko mu myaka nk'itatu iri imbere abantu bazatangira kugurisha abana babo. Uzabura aho ngo ufate umwana w'umukobwa umugurisha ahantu. Tugiye kuba mu bintu bikomeye cyane bibi biri ku isi. Bagurisha kubera iki? Hari intambara ya mbere y'isi yabaye n'iya kabiri y'isi, zazanywe n'iki? N'amadini yabiteye, n'iki cyabiteye? Ndabanza mvuge amateka munca make amateka amadini ukuntu yagiye arimo. Abafrimaso ni umuryango ugenda ubyara ibintu byose bigamije kurwanya Imana n'umurongo wayo. So abo rero muri politike no mu bukungu no muri yobokamana ndetse na za leta zirakora cyane kugira ngo abantu be kujya muri biriya bintu imiti yo mu mashyamba nta kimaze. Turebe muganga kandi kose ni muganga is not God, ariko ndebo ntuzibye. None nk'ikintu kigezweho urakize kinyejana cya 21 noneho no guhindura bya bindi byadukizaga ibitwica, bakareba noneho indwara tudashobora kuba twakwivanamo, za sida, za covid, ibicurane by'inkoko, iby'ingurube, ibisazi by'inka, za Ebola. Bungo ni indwara kuko nta rukingo zifite. Kubera siki ese ziraturuka yuko tutari tuzizi, aba ntago babizi neza. Nabwo ubukanye niko rushigeretse, kuko inyuma ya buri dini haba hari umwuka, kandi umwuka w'inkazi. So umwuka w'amahoro ni wa Kristo nyine, winginga ubwira abantu neza, ushaka kubarengera, uzi intege zacu nke, udufasha. Uyu ni umwuka wa Kristo wonyine. Nta handi ni igituza, ni igipfunsi ku gipfunsi. Kiliziya Gatolika burigeze gufatwa n'abafrimaso bakoresha imbaraga za Napoleon Bonaparte. Niyo mpamvu iyo turebye abajesuiti nabo ubwabo burya n'abafrimaso. Kuvuga ngo abajesuiti bari muri gahunda yo guteguriza antikristo. Of course, kuko bashyizweho kurwanya Kristo. Buriya muri Kongo Kinshasa niho papa agiye kuza. Cyo cyicaro cya mbere kiruta ubunini cy'abajesuiti muri Afrika. Saje ubundi mu gutariki 28 zuko. Ntabwo se wari wamenye yuko uzajya kumwakira, ntabwo uzajya ingoma. Abantu bacu ngo bazagera ni Burundi. Hari umurundi wanyandikiye ngo ramwa ngo esha nakamara matsa. Ubwo rero iyo migabane birigiye kuza kuvuka, batangire rero barwane isi isenyuke biturutse mu madini, biturutse ku idini. Niki wabwira izo ngirwa bakisize kugira ngo zibashe kuva mu kwitirwa Kristo kandi atari ibindi byose uzivuga ibigwikwirwa bivuga nk'intare ku musozi utarabyawe n'Imana, kandi bigaragare yuko uru rubyaro rwayo ntacyo bimaze. Niyo nyota duhorana, tushaka n'utubwira ayo magambo y'ubwami. Ntabwo dushaka kutubwira iby'amazu n'amariba n'dufukura no gukira n'imirima. Uburyo umuntu wese urazi ishinga no kumva ijambo ry'Imana akarishakaho akanezerwa ijambo ry'Imana nyari ry'ubugingo ritubwire iby'ubwami buzaza bw'Imana. Umuntu unezerwa ibyo ngibyo aba ari umukandida w'ijuru. Tugomba kumenya neza aho isi igana, kandi tukavana amaso ku isi. Ntabwo isi ifite ntahari imbere, iwacu ni mu ijuru. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu. Reka tugusubize kandi twifuriza amahoro y'Imana. Shuti mukundwa kandi mwene data, turasuhuza abanyarwanda mwese muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turasuhuza diaspora mwese muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Mugira amahoro y'Imana kandi mukomeze guhirwa muri byose. Turabifuriza umwaka mushya muhire, turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Rero Imana ikomeze kubana namwe muri izi ntangiriro z'umwaka, muzawusoze neza kandi izabahe ibikwiriye byose ibinyuze umutima wayo. Turabashimira rero umwanya mufata gukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turishimye cyane, murabona ko nago ndi jyenyine, nanone ndi kumwe na Pastor Musisi, kandi ngira ngo abantu benshi baramuzi. Uyu munsi turagarutse ngo tuganire, tugiye kuganira ku bintu byinshi byiza cyane, ariko mbere yuko tubabwira ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, reka tumuhe ikaze kugira ngo asuhuze abadukurikiye bashyashya, anabibwira hanyuma tugiye ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi. Pasi ni karibu. Yego ndabashuhuje mwebwe nka Iron TV. Nishimira yuko muriho, twashoboye kugira no mu mwaka mushya amahoro. Wabyo Imana bishimirwe. Amen. Kandi ndashimira Imana kubwa abakurikira Iron TV bari mu Rwanda, bavuga ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari se, abari hirya no hino kuri uyu mugabane wacu wa Afrika, tutibagiwe n'abari hirya no hino ku migabane ikikijwe cyangwa itandukanyijwe n'amazi magari. Mwese turabashuhuje, tutibagiwe n'abari mu birwa bikikijwe n'ayo mazi.
hirya no hino mu isi bavuga ikinyarwanda, tukaba tubona umwanya wo gusuhuza abacu nano dusangiye ururimi cyangwa bumva ibyo tuvuga mu rurimi rwacu bidasabye umusemuzi. Abo ni Abarundi, ni Abanyamurenge, ni Abapfurero, ni bene wacu ba Rwandafone bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abahana bahangaza bo muri Tanzania, ndetse na bene wabo babegereye bitwa Abashubi. Mwese rero tutibajya bafumbira n'abahororo mwese, abo ubutumwa bushobora kugeraho, amagambo akagira icyo yabamarira muri kino gihe cy'abantu bahuzagurika bashaka icyabatabara, kugira ngo bumve inama tujya kubw'imbabazi twagiriwe, kugira ngo iyo nama ni mutayigaye ahubwo muyigerageze muzabona ibyiza byayo. Kandi iyo nama ni Yesu Kristo umucunguzi wavuye mu ijuru ayoherejwe n'Imana kugira ngo aduhe inkuru nziza yo kurokoka kwacu. Murakoze rero mwese, Imana ibahumuje. Basi mwadusengera. Uhoraho Mana ikomeye kandi iri mu ijuru, tuguhimbarije uyu munsi twongereye kubw'imbabazi zawe. Hirya no hino turumva inkuru mbi z'impfu zinyuranye, impfu z'ibyorezo bizanwa n'indwara, zaba izahozeho cyangwa se iz'impimbano zaremwe ku bw'ubushobozi bwa Satani, ndetse no kumva ibindi byago bishingiye kuri biribwa nk'inzara ikururwa n'amapfa nayo yaremwe n'abo Sekibi akoresha. Kandi tukareba hirya no hino intambara zidukikije nazo ziterwa n'abambari b'uwo nguwo kugira ngo isi igire imidugararo uko isi ashaka kuyitsemba. Ariko muri Kristo Yesu isi yateguriwe uburyo bwo kurokoka. Nuko rero Mwami turagushimiye kuko iyo nzira yidushyiriyeho, nkabasaba umugisha kugira kino kiganiro aho kizagera, abazacyumva bazibaze ku byerekeye uburuhungiro bwabo, kandi ubwo buhungiro bamaze kubushyiraho burahari, maze batekereze iyaremye ijuru n'isi, iyo ishobora byose kandi iri hejuru ya byose, kandi izazana mu rubanza buri cyaremwe cyose, harimo n'imyuka itagira umubiri, yo yamaze no gucirwaho iteka na Sekibi. Nuko rero tugiriye neza, dukomerere muri uko kuri natwe, kugira ngo tutagaragaraho umugayo maze tukazicuza. Baranatwe rero ububazi zawe tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ya Pastor, uyu munsi turashaka kuganira ku nsanganyamatsiko igizwe nka bitatu, ariko nanone mbere yuko wenda tubyinjiraho, wenda nabanza kugira icyo nkubaza. Mu mwaka ushize wakunze kugenda cyane ugaruka ku bintu bizaba muri uyu mwaka 2023, uvuga ibintu byinshi cyane uko byagiye bitegurwa, ndetse baba ko muri uyu mwaka hari hazabaho ni kusanya n'iki uburyo bwo kwitegura inama izaba muri 2025 ngo y'abadayimoni. None wa mwaka wakunze kuvuga twawugezemo, uyu mwaka abantu bawitegemo iki? Abantu bicare batuze, urimo ibintu byiza cyane, barye banywe banezerwe. Uyu mwaka wowe urawuvugaho iki? Uyu mwaka kimwe n'utaha hazabaho kugwa k'ubukungu bw'isi ku isi. Icyo ni cyo abantu bagomba kwitegura. Ibyo intambara byo burya intambara zo burya iyo zibaye hari ziba ahantu hamwe ariko ahandi hakize. None ikigaragara ni uko hazaba kugwa k'ubukungu cyane, kandi kugwa k'ubukungu kuzazanira abantu benshi kubabara no gukena. Ndetse bivuga ko nko mu myaka nk'itatu iri imbere abantu bazatangira kugurisha abana babo. Uzabura aho ngo ufate umwana w'umukobwa umugurisha ahantu. Tugiye kuba mu bintu bikomeye cyane bibi biri ku isi. Bagurisha kubera iki? Kubera ubukene no kugira ngo babeho. Nase umwana wo kugira ngo gupfira imbere mweme mupfe uramugurisha, no ukabaho nawe wenda ahagiye akabona umugaburira. Yes. None abantu bakora iki nko muri uyu mwaka? Niba ubwo kugwa k'ubukungu biratangira muri uyu nguyu, ku buryo bishobora kuzagwa cyane kugera kuri 0.5 ubukungu bw'isi mu iterambere ryayo, kandi bikazagira ingaruka no ku mwaka utaha. Cyane kuko iyi ntambara ya Ukraine barimo bayigira undi mushinga ubushyamirane bukomeye buri hagati y'Uburusiya na OTAN. Ntabwo hariho inzira yo kugira ngo isi ihindukire ijye mu murongo mwiza.
ikindi bakoze buriya bakoze uburyo bwo kuvuga ngo Uburusiya bwamaze kwigarurira ibice bya Donbass nabyo byumva biriya kandi biriya bice ni ibice bya Ukraine no kuvuga ngo Ukraine ukomeze nk'igihugu nubwo intambara yarangira ntabwo yasigara imeze nk'uko yari nk'igihugu kandi bigenze bityo ubushobozi bwo kubaho kwayo nabo bwaba buri mu bibazo byaba bisaba yuko hagomba kubaho intambara n'ubundi yo kubohoza ibyo bice noneho bikazatuma akaga gakomeye karamba akamara igihe kirekire sinzi naba narabikubwiye buriya iriya ntambara bararangiye mu kwezi kumwe iriya hagati ya Ukraine n'Uburusiya yes bararangiye kera ariko barayiprolonja kubw'impamvu kuko babiziranyeho na Putin arabizi n'abariya ba Biden barabizi. Urakoze cyane kuko urimo wisunahuza n'isamwematsiko n'ubundi natwe twateguye reka dute tunayinjira kugira ngo dukomereze aho ngaho. Ni insanganyamatsiko igizwe nk'ibintu nka bitatu. Hari akambere karavuga ngo intambara hagati y'amadini, kabiri intambara hagati ya za leta z'ibihugu, gatatu intambara z'ubukungu bw'ibihugu. Urumva ko bijyanye n'icyo nayo nkubaje batangiye gusa nkaho usubiza turagendera hanga duhereye kuri ibi birebana n'intambara hagati y'amadini. Ese pasi ubundi twagiye tuganira kenshi ibirebana n'amadini n'abantu benshi bamaze kubimenya ko cyane content ya Ironi ari ibirebana n'amadini cyane kugira ngo abantu bamenye neza inkomoko y'amadini, amadini yazanye iki, ari gufasha iki abantu mu isi, isitoro rya Kristo niki, nibyo tugenderaho. None tugeze ku kirebana n'intambara. Yesu yahanuye intambara zizabaho mu isi. Ariko meritso kuri cyane ikiganiro kimwe wakoze ahantu uri kugaragaza intambara amadini yagiye azana ndetse n'izindi ziri gukerewa mu bihugu bya Aziya, za Pakistan, za hehe, ukuntu ubona ibihugu bishyamiranye ariko bishingiye ku kintu cyitwa amadini. Ubona ibi bintu by'amadini bizarangira bite? Ese ubundi amadini koko Satani ni we yari inyuma kugira ngo akomeze gushyamiranya ibihugu birwane kandi intambara ziturutse mu madini? Hari intambara ya mbere y'isi yabaye n'iya kabiri y'isi zazanywe n'iki? Ni amadini yabiteye, n'iki cyabiteye? Urakoze. Ndabivuga mu buryo bubiri. Ndabanza mvuge amateka mu ncamake amateka amadini ukuntu yagiye arimwe. Ubundi Satani icyifuzo cye no kugira ngo abantu baremwe ibyaremwe byose n'Imana harimo n'abamarayika abari baramya. Sizi icyo nabo cyumva neza. Uvuga ngo arwana kugira ngo abimana umwanya w'Imana butwari. Niyo the greatest rebellion. Niko bwigomeke buruta ubundi bwose bwabayeho ku isi. Ikintu cyaremwe kushaka kugira ngo gitware umwanya w'Imana. Kandi ibyo bintu ubundi busaza ntabwo byumvikana umuntu kubivuga no kubibwira abantu, ariko uko niko kuri dukurikije n'ibyo tubona. Nsone no kuva kera Satani yatanguranywe cyane kugira ngo abantu baguhe igihe cyane murodi, kuko mbere yaho mbere igihe cyane abantu bari barabaye babi. Nowa igihe cye Imana ihanagura ikitwa umuntu, hasigara Nowa niwe wenyine wagize umugisha n'abahungu be batatu birabona bakazana be noneho n'umugore we ariyo twita imyuka 8. Noneho rero abo ngabo nyuma yaho Nimrodi umwuzukuruza wa Nowa nawe ahinduka ishyano, yifatanya n'iki na Satani. Atangira gukora ku Bibiliya muvugaho yuko ari umuntu ukomeye, ndetse niwe wabanje no kwitwa umwami. Niwe wubatse Nineve, yubaka na Babeli. Uriya munara burya niwe wakuriye igikundi cyo kwigomeka bwa mbere. Niyo mpamvu kwigomeka kose muri Bibiliya kwitwa Babiloni. Noneho nyuma yaho haje amadini yagiye avuka nk'amadini. Idini rya mbere rutayandi yose burya ni idini ry'Abahindu. Abahindu rifite imyaka igera mu 2000 tari munsi y'4,000. Ubwo ni ryo mu Buhinde. Ni ryo mu Buhinde. Rishingiye kuramya kuvuga yuko Imana iri mu bintu byose, mu bantu, mu bimera, mu biki. Iryo rya mbere ryabayeho. Iryo rya mbere buri rizwi mu mateka. Ntigira uwaritangiye uzwi. Nyuma yaho rero haje kuza amadini nk'Ababuda, nabo ryatangiye n'uwitwaga Buddha Gautama. Nawe yari umuhinde, ariko we asa nkaho azanye isezerano rishya, ariko muri Hinduism mu Buhindu bo bakemera yuko isanzure ari yo Mana. Niyo Mana, ni nayo ubu ngubu niryo ryobokamana rigiye kujyaho, yuko abantu baramya isanzure. Babivana hariya niyo mpamvu mvuga ko ari umushinga wa Satani. So Buddha Gautama icyo yabonye yari Satani n'uwamurikiye.
ni ukuvuga ngo idini ry'ababuda naryo ni ryo mu Buhinde. ni ryo mu Buhinde. Abahinde barizanye. Ariko abayoboke baryo kandi benshi ntabwo bari mu Buhinde, bari mu Bushinwa, bari muri Buta mu ntuza, muri za Bama, muri Japani, muri za Vietnam, muri za Korea, ariko cyane cyane icyicaro cyabyo ari naho shingiro ry'abadayimoni ku misozi miremire igizwe iriho igihugu cyitwa Tibet. Tibet ni wabo w'abadayimoni n'abazimu. Munsi ya Tibet mu nyanja, munsi y'uwo musozi wa Himalayas, bavuga yuko hariyo civilization, hariyo abantu. Ndetse ngo abantu utegereje ngo baze bagiye kuza bakaza imusozi. Nibazi imusozi bizacika. Nibyo bita externalization. Tufite ibibazo. Iyo abantu bakangukaga cyane byakabaye byiza. Buriya hariho gahunda yo kuzana abantu. Hari igitabo cyanditswe na Alice Bailey nshaka kuzasoma, ndagifite, kirimo ubwiru bwose bwigiye kuba. Icyo gitabo bakita The Externalization of the Hierarchy. No kuvuga ngo the ascended masters niko babyita. Ngo bazaza kuza gufasha the great ones kugira ngo basohoze umushinga wo kuzana antikristo ku isi. Iyo tuvuze the great ones tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga abantu bayobozi b'isi. So the great ones bano batwara isi bafite amabanga akomeye cyane, bakorana na Luciferi, ariko bo n'abantu bambaye umubiri. Benshi bajya batangira gukora iyo mirimo baramaze no kugurisha ubugingo. Apaso ivuza batware isi, kuko hano kuri nuzahora kongoka abantu bake nta gano basobanukirwa batware isi. Namba bisanga ngo wongere usa nkaho bavuga. Abatware isi bari mu buryo bubiri. Hari abagaragara n'abatagaragara. Abagaragara ni abakoreshwa, abo twita minions mu Cyongereza, bayoborwa cyangwa se bambaye umubiri. Iyo tuvuze nka Putin n'urugero, tukavuga nka Biden. Iyo tuvuze hierarchy tuvuga ko bagenda basumbanwa mu nzego. Abo rero bari hejuru, uko nibo bayobora bya bihugu 10 twita abami 10 Bibiliya hano yuko bazima ku isi. So abo rero bakora uko bashoboye, nibo bakontorora abandi batware. Abaperezida b'ibihugu baba bari munsi yabo, ariko umenye yuko bari abantu abo ngabo nibo bagaragara. Ariko bafite imiryango itagaragara nanone ibakoresha. Iyo miryango itagaragara rero ni itanga amabwiriza kuri babandi bagaragara. Iyo miryango itagaragara nayo iyobowe n'abantu, n'abantu bayibamo ariko ntabwo bashaka kumenyekana. Oya ntibamenyekana. Kubamenya n'ubuhanga bukomeye. Nibo bafite amafaranga, nibo bakora ibintu byose. Bafite amafaranga y'isi, bayobora ibintu byose. Babandi bakabashyiraho nk'abagaragara bahagarariye, ariko bariho bagira batari bakora. Ariko abo ngabo batagaragara bari muri ayo mashyirahamwe azwi, ariko azwi yuko afite ibindi akora byiza. Nk'urugero muri Amerika perezida wahatorwa n'ishyirahamwe rya Illuminati ryitwa Council on Foreign Relations. Iri rigizwe n'abantu bakomeye b'abanyamafaranga kandi n'abandi bari mu nzego zose bayobora ibintu imiryango y'amafaranga ikomeye ku isi, ariko utamenya significance yabo ntabwo izwi, ariko nibo bakora. Abo ni abantu bambaye umubiri nabo. Ariko nyuma yaho hakabaho indi miryango noneho yikomeye ikorera mu ibanga. Urumva hari imiryango ikorera mu ibanga ariko izwi nk'iryo nkubwiye. Yego, hari abatware, hari abantu bari muri no bihugu 10 yoboye isi, hakaza abo ngabo iyo miryango yindi igaragara ariko igaragaza nkaho ikora ibintu byiza, ariko ari ikora bya bindi twe tutazi. Ariko iyo nayo ikaba ifite noneho indi miryango ikora mu ibanga ibasunika. Iyo ngiye ikora mu ibanga ikomeye leta y'ubwoba. Nabo ni abantu kandi. Nabo ni abantu. Ubwo twari twagera kuba atari abantu, tubaza kubaho ngabo. None abo ngabo batari abantu bafite imiryango inyuranye bakoreramo. Ariko hari n'umuryango witwa The Great White Brotherhood washyiriweho kugira ngo abazungu bahawe inshingano zo kuba aribo bayobora, noneho batanga ibitekerezo isi yose iboneramo umurongo wo kubaho. Ubundi abazungu ntabwo bari bafite ubwenge buruta bw'abandi bantu, ariko baratoranyijwe. So hari rero ibanga bahuriraho ryitwa The Great White Brotherhood, ngo ubuvandimwe bwa banyamweru, abitare white bazungu. So buriya rero niyo mpamvu abazungu bazakomeza kuyobora isi kugera ryari. So uko ari abanyabwenge kuruta abandi, kuko ubwenge bwa mbere bwaturutse muri Aziya, cyane cyane muri Burasirazuba bwo hagati. So ubwenge rero bwo gutekereza kuko bwazanywe n'abazungu, birabyo bita filozofi. N'abagiriki. Abagiriki rero babyaye ubumenyi bwose, nibo bakomokaho byose, ko n'abaroma nibo bakomoka. Rero icyo ndashaka kukubwira,
tubane tujye kuri bya binashaka kugira ngo nkugerezeho. ubanza ugere ku cyanyuma none uhore gisunika abo ngabo bandi. Icyo gisunika rero nakubwiye yuko hejuru ya byose hari imiryango 36 ishinzwe politike mpuzamahanga. ubwo uwo ni imiryango ya kane uvuze. Nakubwiye yuko abagaragara abaperezida bazo bavuye ko batware bazo bavuye bo twita the great ones. Inyuma yabo hari noneho imiryango igaragara nk'uko wumva n'ibikorwa. Iyo miryango rero ifite indi yisunika, igenda ifite ibindi ikora, nk'uko ibyo bita Bilderberg, ibyo bita the Club of Rome, ibyo bita iyo nkubwiye the Council of Foreign Relations, ibyo bita the Tripartite Commission. Iyo miryango rero iyo ngiyo nkubwiye iyo irakora kandi irazwi, ariko abantu icyo bayiziho si kikora. Sizi icyo ubanza cyumve kizi. Inyuma y'iyo miryango rero hari indi miryango ikomeye 36 y'utazwi, utashobora no kuvuga, kandi igenda ikorwa uko ibihe bigenda biza. Uwa mbere uruta iyindi yose wabayeho mu cya 850 nibwo watangiye. Ariko dufite n'uwashyizweho cyane cyane w'ikirangirire wabayeho mu cyama washyizweho n'uriya George Walker Bush, uriya wapfuye wejo bundi mu cya 1986. witwa ngwikiza? Witwa Hathor Pentariho. Ni wewe uyu George ni wowe ushize? Ni wowe ushinze. Urimo abantu benshi ubu ngubu, bano bantu bari moderne bakomeye cyane cyane bo muri Afrika, muri Aziya n'iki byose. Iyo miryango 36 usiri kuvuga niyo y'abafirimaso. Icyo ndashaka cyo kubwira, iyo miryango igenda ikorwa ikomoka he noneho yo ifite nyina rubyara byose nibo bafirimaso. Abafirimaso nabo barazwi ariko nta uzwi ibyo bakora. Gusa iyo miryango nibo bayibyara, kuko nta kibyara nta gitagira inkomoko yacyo. Kandi iyo miryango igizwe abayigize nibo bitwa bamurikiwe, abayiluminati. Bagomba kuba bari muri ibyo ngibyo. Vuga ngo abafirimaso ni umuryango ugenda ubyara ibintu byose bigamije kurwanya Imana n'umurongo wayo. So abo rero muri politike no mu bukungu no muri yobokamana, muri abantu bose n'abantu bo ngabo nyine abafirimasons. So those abafirimaso rero, niba ushobora kuba uri muri firimaso ariko utazi uri hejuru wawe icyo akora. Abafirimaso benshi ntibazi gahunda yabo uko iteye, uko bagenda bazamuka mu byo babyita ngo ni degrees, uko agenda ajya hejuru mu bumenyi, uko agenda yunguka ubumenyi bushya. Ariko uri hasi yatazi kandi yemerewe kuba umubwira. Wowe ubumenyi ugezemo urawe uzamuye mu ntera, usa nkaho uri umukadire mushya bibazanye, utagira kwigishwa ibintu kugera kuri degree ya 33. Ariko hejuru ya 33 hari urundi rwego n'urwo rw'ikirenga rutagira amadigiri rw'ubumenyi. Abo rero hejuru yabo ngabo bo tumaze kubarondora bo niho dusanga rero icyo twita the ascended masters. The ascended masters rero ni imyuka, bo ntabwo ari abantu. Nibo bigisha ubwenge mu gisirikare, muri siyansi, muri byose tubona. Hari umuntu ejo twaganiriye kandi n'umukecuru, ariko yarantangaje azi ibintu byinshi. Imyaka 75 warambyaye. Yarambwiye ati yavuze mu Gifaransa, avuga yuko abo bita ngo ni lumière, abantu mbese abamurikiwe. Abamurikiwe rero uko yabisobanuye no usanga nanjye numva ndabyumvise. Noneho arambwira ati age de lumière, ibyo ni ibintu byatangiriye. So age de lumière ni iki? Mu Cyongereza tubyita the age of enlightenment. Ni mu kinyejana cya 18 nibwo byatangiye. Noneho habaho ibintu byihuta cyane. Ibi byose tureba ntabwo byari bya muri myaka 200. Umuntu kumenya gukora za computer, kwirukanka, kugenda mu kivejuru, kugenda mu ndege, ni ibintu byaje byurirana. Kuki byagenze bityo se? Abazungu babyise neza ngo the age of enlightenment, ngo ni igihe cyo gukanguka, cyo kumurikirwa. Abantu bakava mu mwijima bari maze mu imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Ntabwo imyaka yarenga 200 ibi byose bibaye. Baramurikiwe kabisa. Oya, ejo bundi bizije imyaka 240. Ibyo bibaye. Imyaka 240 here mu cyamagana. Tugeze ku iterambere rimeze riti kuva mu cya 776. Ibyo ntabwo abantu bajya babitekereza. Bumva ngo baravumbuye ibintu byurirana mu kanya gato, ibintu byari byarahishwe igihe cyose. Abantu babyibaza.
kwandika, iyi mashini gucapa, kumenya ni ibintu byaje ejo bundi. Uwitwa Johannes Gutenberg w'Umudage niwe wazanye iyi mashini yo gucapa. Ni ryo tangira ry'ubuvumbuzi. Abantu bariruka none baravumbura ku manywa na nijoro, kandi ibyo byatumye abantu bava ku Mana cyane, bavuga ngo burya Imana ibintu byayo byose ni ibintu by'ubujiji, haje umucyo mushya. Abantu mbese ku buryo umuntu ukiri muri Bibiliya bamufata nk'uwarindagiye kabisa, bafata nk'umuntu warindagiye utazi ibyo arimo. Kubera iri terambere ryaje, abantu bageze no bavuga ngo science izatugeza ku rwego n'umuntu azaba adakeneye no kubaho cyangwa kubyara kandi no gupfa, ishirizo umuti uzaboneka. Ugira ute uvanaho urupfu. So abantu batangira gutekereza yuko science ariyo hope. Niyo mpamvu ngo hagiye kubaho nk'ikintu bavuga ba science bari hehe badufashe, bakora ubushakashatsi ikintu bamenye bakivumbure, kandi ubwo ntibamenye ngo nibo baba banagiteye, nibo bakizanye. Uzi yuko mu kinyejana cya 20 habayeho ubuvumbuzi bwo kuvura abantu indwara zari zikomeye nk'ubushita n'ibinyoro, ubu ntabwo bikiriho, n'ibibembe. Urumva ni bande kuki se byavuyeho? Ni ubuvumbuzi bukomeye. So ikinyejana cya 20 cyatumye abantu benshi bamenya bavumbura ibintu byinshi. None abantu batangira kwizera n'iyi miti isanzwe abanyarwanda bari bazi, ubu ntawe ukimenya, uko haje ubuvumbuzi bushya. Ndetse na za leta zirakora cyane kugira ngo abantu be kujya muri biriya bintu, imiti yo mu mashyamba nta kimaze. Turebe muganga, kandi kose ni muganga is not God, ariko nawe ntuzi bye. None nk'ikintu kigezweho urakizi, ikinyejana cya 21, noneho no guhindura bya bindi byadukizaga ibitwica, noneho bakajya bica abo bashaka bagakiza abo bashaka. Yes, bakareba noneho indwara tudashobora kuba twakwivanamo, za sida, za covid, ibicurane by'inkoko, iby'ingurube, ibisazi by'inka, za Ebola. Ubwo ni indwara kuko nta rukingo zifite. Kubera siki ese ziraturuka yuko tutari tuzizi. Basogokuruza bati ni abantu bari ubucurama, na basekuruza baryaga ubwo bucurama ko ntabyo barwaye. Yes, so rero tugomba kumenya neza ahisi igana, kandi tukavana amaso ku isi. Yewe iyo umuntu akantu kabaye gato yamita conscience yanjye tukanguka, kavuga niki kigiye kuba. Ikintu cyose nta kintu nashobora kukubwira kitari ubuhungiro ku Mana, yuko isi nta gifite future. Ibyo nkubwira nibyo, ntabwo isi ifite nta hari imbere. Tugaruke ku birebana n'intambara hagati y'amadini. Twari warugeze ku kigirwamana cyitwa Buda. Nari ngeze ku iyobokamana rya Buda. Buriya rero Buda, igihe cya Buda, imyaka 4000, Aburahamu Imana iramubonekeye. Imana imubonekera kugira ngo bya bindi yakoze mu gihe cya Nowa byongere ibigarure, icungura umuntu. Noneho Satani nabo barabibona, kuko mbere ya Kristo, hagati ya Kristo na Aburahamu hari imyaka 2000. Hagati aho Satani yakoze amadini menshi cyane, amaze kubona yuko Aburahamu ahamagawe. Ababuda baje imyaka nka 500 mbere ya Kristo. Hari undi witwa Confucius cyangwa Confucius wo mu Bushinwa, nawe ni imyaka nk'iyo ngiyo mbere ya Kristo. Ayo madini akomeye rero yo muri Aziya, mu Burayi, muri Afurika ho nta madini azwi, usibye gusakura abantu guterekera no kuraguza, niyo byari bihari. Ariko amadini avuga ngo hari Imana izakiza ndetse agaragaza n'ibizaba nyuma y'urupfu, yatangiranye n'ibyo ngibyo. Aburahamu rero ahabwa inshingano zikomeye, iby'Imana byo bigenda buhoro. Hagati ya Aburahamu na Kristo hari imyaka 2000. Hagati ya Aburahamu na Mose hari imyaka itari munsi ya 500. Imana rero nyuma ya Aburahamu mu myaka 500, Imana ihagurutsa Mose, azana amategeko, azana umurongo ngenderwaho w'Imana y'ukuri aho haba Isirayeli. Abisirayeli bamaze imyaka 1500 ari bo bonyine munsi y'ijuru bazi Imana. Noneho Imana iyo bamenye ikaba Imana yabo bihereranye. Ariko umugambi w'Imana suko ari kugira ngo iyo Mana yabo bazayikwize hirya no hino. Ariko Imana ibikorera mu gihe cyayo, kuko nabone iyo myaka 1500 bamaze, ntabwo Imana yari aberetse inzira y'agakiza. Bari bazi Imana bakorera kugira ngo bagire amahoro aho batuye mu gihugu Imana yahaye ba sekuruza, be guhura n'ibibazo, be guhura n'ibyago. Ariko Imana Yesu Kristo wimuzana kwari ukugira ngo Abisirayeli babwirwe yuko noneho Imana ikoze ikintu gikomeye cyo gushaka gushyiraho ubwami bwayo, noneho ku mugaragaro. Abibwira Abisirayeli, ndetse Abisirayeli benshi ntibanabyizera, ariko Imana muri bo yari isanzwe ifite n'umugambi wo kugira ngo izabwire amahanga.
amagambo dusanga muri Yesaya igice cyaho cya 49 duhereye ku murongo wa 5. Yesaya 49 ngo none rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we, mugarurire Yakobo, Isirayeli amuteranirizweho, kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbere y'imbaraga. Aravuga ati, ko umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije. Uyu ni Yesu wavugaga. Imana iramubwira ngo ibyo ntibihagije kungarurira Yakobo cyangwa Isirayeli. Noneho akavuga ngo ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga. Urumva ko bireze Isirayeli kuvira amahanga, kugira ngo bigende bite, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. urumva mu ntego y'Imana ubwo gihe cyagomba kuzana no kakagera ku mpera y'isi. Bitandukanye nuko abayuda bibwiraga. Ibi ngibi Yesaya yabwiraga abisirayeli n'abayuda ku buryo bw'umwihariko ariko ntibabyumve. Kandi yari imyaka 800 mbere ya Kristo. Noneho arakavuga ngo ibi nibyo Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli wera we abwira uwo abantu basuzugura, uw'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, ati abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma, maze baramye kubw'Uwiteka ugira umurava, wera wa Isirayeli wagutoranyije. Ahangaha no vuga ngo mubwira ubuhanitse. Ibi ngibi Yesaya yavugaga mu buryo bwa gihanuzi, ariko yavugaga Kristo. Byasabaga rero amaso y'imbere yo gihanuzi kureba icyo Imana yavugaga, kugira ngo Imana itabare abari mu isi bose. So rero nihuse, imyaka 2000 ishize nyuma ya Aburahamu, imyaka 1500 nyuma ya Mose, Yesu yaraje. Yesu azazanye umucyo wo kumurikira abari mu isi, kuko bari mu mwijima w'icuraburindi. Imyaka rero 2000 irashize turi muri yo ntambara. Amadini yose nka Islamu, nk'ibingibi byo bita ngo ababahayi cyangwa bita ngo abahawura, n'andi madini yagiye avuka hanyuma atari muri Kristo, ataraji Kristo. Ni alternative force n'izindi ntambara zo kurwanya Kristo zari zibonetse. No kuvuga ngo Aburahamu, Imana ibonye, Satani abonye yuko Aburahamu avutse, abaye inshuti y'Imana. Satani arabibona ati ibintu sinzabivamo. Azanya ababuda, azanya yandi madini y'abafilozofiya kera y'abagiriki, abaye hango ategereje kurwanya ukuri. Noneho Kristo aravutse, ishyano riraguye. Kristo avutse rero ikintu Satani yihundiye gukora no kuzana ubuyobe mu idini, gitirirwa izina rya Kristo. Yes, nubwo havutse za Kiliziya Gatolika, katuvuge ubo twahuranyije kugira ngo abantu bajye bumva ibyo ari byo. Mu kinyejana cya 3 cya 4 havutse Roma, idini rishya rya Roma ryiswe Eglise Universelle, Kiliziya ikwira ku isi yose, itemera undi muntu ufite uko atekereza. Ubundi wese utavuze nk'uko bavuze akabaye umuyobe, ku buryo yanicwaga. Ibyo rero ubwo Satani abafashe mpiri, icyo yashaka aragikoze. Noneho ko areba yuko atazazi resist kuri teka ryose, mu kinyejana cya 7 azanye Ubuyisilamu. Ubuyisilamu buje buvuga ibintu bitangaje, buvuga amategeko, buzana ibindi bintu, kandi bukavuga Yesu, bukavuga ibiki. Ibyo bintu rishyana Ubuyisilamu bwo burarenze. Umva buvanga ibintu byose, burabivanga kuko nta kuntu ibintu tabi. Yesu bakazana version yindi ijyanye n'icyo Bibiliya, itandukanye n'icyo Bibiliya yigisha kuri Yesu, ngo yaremye inyoni ari umwana, ngo ntiyabambwe, ahubwo Imana yaramutwaye ngo iramwigarurira. Ntabwo ari umwana w'Imana. Imana ntibyara ntigira ngo ikisa nacyo, kandi none ku ngufu inyoni kuri ku mutwe kugira ngo ubyemere. Ntabwo ariko utabyemera urapfa. None ibyo bintu aba ntabwo babizi, kandi kubivuga ku mugaragaro niyo cyiza cyane abantu babyumva. Ngo amadini rutura abiri yaje yiterwa izina, hari Katolike hari na Islamu. Ubuyobe bwa Katolike buje mu itorero, buzanye kuramya imikorere ya kera yitiriwe abaselitike. Selitike ni abanyaburayi ba kera bahozeho, bafite imandwa zabo zitwaga Druidism. Izo mandwa n'abagirwa bazo bitwaga aba Druids. Abo rero ubukristo buje
kugira ngo babwemerere bukore bashatse ko ibyo bivangwa. Aranyumva? None ibyo kubivanga ubundi iyo ufashe ubukristo ukabuvangamo ubupagani nibyo twita syncretism. Iyo ni filozofi yitwa syncretism, ufata ubukristo ukabuvanga n'imyizerere ya gipagani. Hanyuma rero ibyo byaje kubyara ikintu kibi cyane. Byaje kubyara ikintu gipfuye gitwikira isi kumara imyaka 1200 kugeza kuri Martin Luther. Ubwo rero aho ngaho turabona ubukristo iyo myaka uburyo bwagiye burwanwa, hajemo ubuvangirwe bukomeye cyane. Uruvangi Satani warukoreramo. None urwo ruvangi kugira ngo arwice ashinga irindi dini riburwanya. None wikoresha n'imbaraga z'umubiri n'inkota irunama. Iyo niyo Isilamu. So ibimaze rero kumera bityo aba ntago babizi neza. Nabwo ubukanye niko rukigeretse, kuko inyuma ya buri dini haba hari umwuka, kandi umwuka w'inkazi. So umwuka w'amahoro ni wa Kristo nyine uginga, ubwira abantu neza, ushaka kubarengera, uzi intege zacu nke, udufasha. Uyu ni umwuka wa Kristo wonyine. Nta handi ni igituza, ni igipfunsi ku gipfunsi. So rero niyo mpamvu rero ureba ntabwo Kiliziya Gatolika yigeze yemera kugira ngo abaprotestante babeho mu buryo bwiza. Niyo mpamvu mu kinyejana cya 19 kirangira no mu itangira ryacyo, Kiliziya Gatolika buri yigeze gufatwa n'abafurimaso, abayiluminati bakoresha imbaraga za Napoleon Bonaparte. Noneho bashyiraho umurongo, kuko batari bafite Kristo baramira, bari barihaye ubwabo, bari barayobye. Noneho bafatwa n'abafurimaso ku mugaragaro. Niyo mpamvu iyo turebye abajesuiti n'abandi bose bari nabo ubwabo burya n'abafurimaso, abajesuiti, kuko bijijwe muri ya politike yo ikora mu mwijima yo kurwana kugira ngo bashyireho gahunda ijyanye no guteguriza antikristo, umwanya wo guteguriza Kristo. So rero isi isigwa mu mwijima. Ubwo rero ushatse kuvuga ngo abajesuiti bari muri gahunda yo guteguriza antikristo. Of course, kuko bashyizweho kurwanya Kristo mu kinyejana cya mu mwaka wa 541 uwitwaga Ignatius Loyola, yari umusirikare w'umwesipanyol, atangira gahunda y'ibanga yo kurwanya ubuprotestante. Ahubwo merizo gukurikirana mbona hano mu Rwanda hari uhagarariye abajesuiti na Burundi, u Rwanda n'u Burundi fara, kandi tubaceza yuko ari abakozi b'Imana. Ubuse ibyo mvuga kugira ngo ubone barabyumva, ahubwo fashe n'ijambo ari n'abahekenya amenyo kubera ko ibyo mvuga ibyo. Ni ukuvuga abo ngabo bakorera mu ibanga. Buriya muri Kongo Kinshasa niho papa agiye kuza, cyo cyicaro cya mbere kiruta ubunini cy'abajesuiti muri Afrika. Saza ejo bundi mu utariki 28 z'uko, ntabwo se wari wamenye yuko uzajya kumwakira, ntabwo uzajya igoma. Abantu bacu giraganya kwakira papa gose. Ubwo rero nyine azaza azambwira ngo naza ngo buriya mutwite giki ngo buriya cyatuzaniye kiri hehe se. Areka da kuma ko 8 z'uko se azaza hano hariya muri Goma, hano hone ngo azagera ni Burundi. Hari umurundi wanyandikiye ngo ramwa ngo esha nakamara matsa. Ariko bazajya iwabo wenda nishano. So rero ibyo nashaka kubwira, ubwo turagiye. Noneho tugiye kugera ku mwaka nashaka kugira ngo ngere ku cyuvuga w'871 abafurimaso bamaze kwigarurira amadini yose, bayafite mu ntoki zabo. Bateguye noneho intambara, kuko buriya bigaruriye imyizerere ya Kiyahudi, ayo ni yabo. Bateguye intambara 3 zigomba kuzabaho kugira ngo zihindure ibintu, zibigosore, zigosore isi iburi cyerekezo, kugira ngo ibizashyirwaho nyuma y'izo ntambara bizabe ari ibyumvirwa n'Imana itagitekerezwa mu bwonko. Nushatse kuyitekereza aho yaracanganyikiwe, icyo mu gishusa akagira ngo ni Imana gishidikanya. Nase nk'ubu ngubu uravuga uti Isirambira ni Imana, Gatolika ni Imana, abarokore n'ab'Imana, n'abaporoso basanzwe, abadivantiste. Umuntu wese usanzwe uravuga ati byose gembora ari iby'Imana, byose ni iby'Imana. Aho uri hose ntawe utari. Hari ijambo bajya bakunda kuvuga n'ejo bundi hari umuntu warimbajije, nako sino kuri bazara arimo kuri nyemeza. Iyo jambo bakunda kuvuga ngo buri torero ryose mu mugeni wa Kristo. Yes. Itorero ni irihe noneho? Kuko burya abarokore baragenda bakafati twe torero.
wajya mu baporoso bati turi amatorero ya giprotestani abagatulika twe turi kiliziya ko kiliziya bivuze ni ikintu kigari cyane mbona nubwo wemera yuko abandi bari ari abantu bavuga yuko bose ari abayobe kuko ugaruye muri kiliziya ni yitwa umugarukiramana iyihe mana se ntawamenye ibyo ari byo kereka kuba agira amahirwe akareba ishyano aho ryaturutse. So rero icyo nshaka agiye kukubwira muri uwo mwaka w'icyamagana 871 uwitwaga Giuseppe Mazzini yari umutaliyano w'umufia kandi akaba n'umufrimaso w'umwiluminati ukomeye yaje kwandika amahame y'ukuntu isi igomba kuyoborwa binyuze ariko mu ntambara ntabwo ari mu mahoro. Ibyo abishyikiriza witwaga Albert Pike umujenerali wo muri Amerika wari uhagarariye Illuminati muri Amerika yose cyangwa umugabane w'icyo twita the Western World, ni ukuvuga isi y'uburengerazuba. Uyu nguyu we niwe wari mukuru kuri we ariko ashinzwe iyi si yitwa the Old World, ni ukuvuga Uburayi na Aziya na Afurika ni ikintu kimwe. Noneho abo ngabo amushyikiriza ibyo, noneho wa wundi Albert Pike niwe wabyanditse abishyira ku murongo ko ari n'umujenero igisirikare. He was a general de brigade muri rankaye cyangwa brigadier general. Ategura intambara zizabaho 3 ku isi. Ategura intambara ya mbere kuko bari bararwanye barigaruriye Uburayi mu ntambara za Napoleon Bonaparte. Buriya intambara za Napoleon Bonaparte zahinduye ibintu bikomeye muri programme ya politike y'Uburayi. Noneho muri iyo gahunda cyamagana 71 baravuga ati noneho hari ikintu gikomeye tugomba gukora. Mu ntambara za Napoleon habaye icyo bita the Pact of Vienna, amasezerano y'i Vienne. Aya masezerano Uburusiya bwanze kuyajyamo kandi ari igihugu gikomeye uko buriya bakita idubu cyangwa aruko cyo cyanga kuyasinya. Niyo mpamvu burya Uburusiya bwanze no gukoroniza Afurika igihe bagabanaga Afurika. Uburusiya bwanze kuza baranze. Noneho abafrimaso bagira umujinya, Uburusiya brabo twigaruriye ibihugu byose na Amerika irimo na he, ariko Uburusiya ntitwari twabugeraho. Intambara ya mbere y'isi nicyo yari igamije ni ukurwanya Uburusiya, gufata leta y'Uburusiya kugira ngo ibyemere, kugira ngo nayo yinjire mu mufuka wabo. Niyo mpamvu rero burya batsinze iyo ntambara bifashishije politiki ya gikomunisiti. Hariya hareho umwami Nitsa abametoga batsa witwaga Nicholas II ni wari uyoboye mu Burusiya cya gihe cy'i Vienne. Noneho rero cyaje gukurikiraho kwari ukuvuga ngo fine, Uburusiya turabutsinze, none dukora iki? Hagomba kujyaho noneho leta itegeka isi yose. None iyo ntambara yo kurwanya Uburusiya ni iriya ntambara ya mbere y'isi yose, yagize ingaruka ku isi yose. Bazikare icyatumye ibaho kwari ukubanza gusenya no gusenya ibintu bibiri bikomeye cyane. Kwari ugusenya Uburusiya no gusenya ibyo bitaga the Ottoman Empire. Ubutware bwari bukomeye muri Asirazuba bwo hagati bw'aba the Ottomans, abari abayisilamu. Noneho havamo ibihugu byinshi byaje hanyuma bicikamo ibice, bwari buyobowe na Turukiya. So Abaturukiya ibyo kuba empire biragwa cyane cyane mu mwaka w'icyamagana 928 bevaho. Turukiya no ibukwayo, ibindi bihugu haza Saudi Arabia n'izindi ziraboneka, ariko zatwarwaga zabanje gutwarwa yari empire imwe. Abanyaburayi babyinjiramo bategeka bimwe, buriya nka za Irani, za ntuza za Jordania, za Lebani, bavuga bayobowe n'Abafaransa igihe gito, babazana mu muco wabo. Muri gahunda y'Abaromani yo kwigarurira isi, ikintu cya mbere ni ukwigisha ururimi rwabo n'umuco wabo. Nubwo batashoboye gusenya Isilamu kuko ntabwo byari mu nyungu zabo, kwari kugira ngo bahuze imyumvire y'abantu mu buryo bwo imbonerahamwe, mu myumvire biga amashuri. Ari amashuri batwigisha aturuka mu Baroma. Byo twiga bya science by'iterambere, ibyo nibyo bashaka. Iby'imyizere ntibabyitaho kuko ibyinshi mu byo myizere bamaze kubifata kera, bazi yuko abantu bayobye, ntabwo bibashishikaje. Ariko bazi yuko ubukristo budapfa, kuko ubukristo ni umwuka
kandi Bibiliya ntibabonye ukuntu Imana yarayirinze kuko nimwo harimo ibyanditswe byera. Pawulo yavuze ngo nibyo bibasha ngo kukwemeza ibyaha byawe no kugira umuntu wo kukuboneza, umuntu w'Imana watungane rwose. Nta kuntu bajyaga, sinzi impamvu, n'ubuntu bw'Imana. Imana yarinze amagambo yayo, ntabwo wayikiniraho. So noneho abantu bakagenda bakayoba, ariko ikintu gikomeye kibaho ni umwuka w'Imana n'ibyanditswe byera. So ubu rero nicyo barwana cyo ngicyo. Ese twagitsinda dute? Intambara ya mbere y'isi yose ibirabaye iri mu byo wa muntu yateguye wari umaze kutubwira. Yego. Intambara ya kabiri rero wayiteguye. Iyo ntambara ya kabiri rero kwari ugushyiraho, guteguriza icyo bita the blueprint for the one world government. Gushyiraho imbanziriza mushinga y'amahame remezo yo kubaka leta imwe itegeka isi. Cyo cyazi intambara ya kabiri y'isi yose, kugira ngo wajye umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye rero ubu ngubu ugenda urya buhoro isi, batwambura ububasha bwa buri gihugu. Ubu nta gihugu gishobora kwihaza mu biribwa, nta gishobora kwihaza mu byorezo byaje, paka duhamagara umuryango w'abibumbye. Niyo bokamana naho urimo se, naho kwihaza biri kwanga. None se birakwari, kandi ari we ugenda uyobora, winjira mu bintu byose, urinjira mu bintu bya justice, mu bintu by'ubukungu, mu bintu by'ibintu byose. Uzarebe ubu ngubu hariho minisitiri, twakwita nka ministeri, buriya ni nka leta itegeka isi. So za ministeri zayo rero niziriya, iyo ubonye nka akanama gashinzwe amahoro ku isi, iriya ni ministeri ya defense. Iyo bavuze World Food Program, iyo ni ministeri ishinzwe ibiza. Iyo bavuze FAO, Food and Agriculture Organization, nayo ni yarone, ni ministeri y'ubuhinzi ku isi yose. Iyo bavuze UNESCO, iyo ni education, ni ministeri y'uburezi. Amerika yaje kuyivamo ngo izajya ifasha ibindi, ngo ntabwo yishaka kuko bashaka kugira ngo bayice intege. Bari barashyizemo ibintu bifasha. Nkano mu Rwanda twigize uri kugira abarimu batwigishije abana intambara ikirangira badufasha, bari aba UNESCO. Ariko kugira ngo ibyo bagende babigira ko education bashaka kwica intege, bagenda babivamo babivanamo amafaranga. Buriya UNESCO iragenda isa nkaho icika intege, ahubwo haragenda haza ibindi nka UNICEF byo gufasha abana, byo gufasha abagore, ibintu byo kwinjira mu bantu gusa, ariko bidafasha abantu mu bwenge no gutera imbere. None pasi ubwo iyo ntambara tuyibonye urayumvise ya kabiri. Intego no gushyiraho umuryango w'abibumbye. Iyo ntambara ya kabiri hari ibintu yakoze bikomeye shaka kugira ngo wumve. Yashize ibintu byo bita political zionism. Iyo ni filozofi yo gucyura abayahudi bagasubira iwabo. Hagamijwe iki se? Hagamijwe kugira ngo mu kubasubiza iwabo baye bateye imbuto y'imvururu zishingiye ku madini. Navuge nakuranyije niyo rero. Zishingiye ku madini yose yo ku isi ya Gikristo cyangwa n'ayandi yose. Ni ukuvuga ngo ingirwa abakristo ni benshi, nubwo atari benshi cyane burya, kuko barangana miliyari 2. Ingirwa abakristo bagera kuri miliyari 2. Isi tuwe na miliyari 8. Gusa urumva ari benshi. Subwo ingirwa abakristo ubwo ushatse kuvuga iki pasi? Aya madini yose mba murimo nayo ngayo urimo. Amadini bayita marayo ukomeye. Uhetswe n'inyamaswa. Ingirwa abakristo. Harimo na za Gatolika n'ibyo. Bararenga miliyari 2. Abo rero ubu nibyo turwana, nayo tuba turimo toga mu nyanja. Kuko kugira ngo ubyumvishe abantu ntabwo ni intambara ikomeye cyane. Noneho abo ngabo abayuda barajyangwa. Noneho abayuda batujwe hariya bagize ibanga rikomeye ryo kugira ngo buhoro bagende barya ubuyisilamu hariya, bahangane nabwo. Abayisilamu bahangane n'abayahudi. Kandi byari byarateguwe kera ko hariya Yerusalemu Imana imaze kwavana Abisirayeli, itorero ryavuyemo, iyobokamana ryimukiye mu mitima y'abantu no mu ijambo ry'Imana. Ariko amadini ya Gikristo yingirwa abakristo yakomeje kugaragaza yuko hari ahantu ari ubutaka bwera. Mu Cyongereza bita ngo ni Holy Land, cyangwa mu Gifaransa ngo ni Terre Sainte. Sinzi ubwo bivuge ngo Abisiraheli bo ntabwo bagaragaje ko ari ubutaka bwera, ahubwo ingirwa abakristo, amadini ya Gikristo niyahita ubutaka bwera. Yahise ubutaka bwera. Yes. Kubera ihe mpamvu kugira ngo nyine wa mwuka w'intambara ukaturuke. Gusa abantu bagiye kureba,
nta bantu nawe ntiwari wagiye Yerusalemu cyangwa ntabwo ufite gahunda yo kuzajya kuryama mu mva ya Yesu. hari umuntu wambwiye ko azantegera nkajyayo uzagera urya mu mva ya Yesu wongere ubatizwe igeze hariya muri Yorodani Yesu yabatirijwemo ube wuzuye kandi kuzura umugutaye hano wabimbwiye ariko narabitegereje ndabibura uwo nguwo nashaka azakujyana cyangwa uzaruka yewe gutembera ntabwo ari icyaha ariko kugenda kureba ayo mateka gusa ariko ugiye kuvuga ngo hano ngiye gukura imigisha uzadushakira umufuka upakiremo ibitaka muri izo ntambara zimeze zityo birirwa bateragura y'amabuye so noneho aho ngaho abayisilamu nabo imeka bahahindura hera cyane buri mujyi wa Meka ntabwo ujyamo abapagani ntabwo ujyamo abantu batari abayisilamu niyo mpamvu umujyi mukuru wawo ushyiraho bita Riyadh muri Saudiya niho hicara abantu bose niho bashyize leta abareperezanta nk'abadiplomate niho baba n'abandi banyamahanga ariko kujya muri Meka kuhatura wowe se wahatura ute ni ahantu ha Isilamu niyo mpamvu bahajya baba bagiye mu bintu byo kujya kurwanya intuza niyo mpamvu burya ubundi hariya uburasirazuba bwo hagati muri Palestine i Yerusalemu bwaho bahubatse umuzikiti ukomeye cyane wo bita Masjid al-Aqsa mu gasuzuguro gakomeye bawushyira ku kibanza cyari cyarubatsweho urusengero rwa kera rwa Salomo inzu y'Uwiteka Nyiringabo. ubwo no gukereya za ntambara hagati y'Ubukristo n'Ubuyisilamu byateguwe kera cyane. ubu rero hari philosophy not philosophy actually there is actually a programme kandi igomba gusohozwa yo kongera kubaka urusengero bwa gatatu cyangwa se bwa kane kuko wariho n'igihe burango Herode nawe babura yuko urusengero yarurimbishije ariko ntabwo yari nk'ubwa gatatu. So ubwa kane rero kuva rwasenywa n'Abaroma bagiye kongera kurwubaka urwo rusengero mu kurwubaka rukarangira rugatahwa nirwo Antikristo azaza rurangiye ko ni programme ye. amara imyaka 7 rero azasezerana n'amahanga yose isezerano rimwe rizamara imyaka 3 n'igice. Iyo sezerano rizazana ibibazo bikomeye imyaka 7 imyaka 3 n'igice nirangira ibitambo bibuzanywe bya bitambo batambiraga hariya bizabuzanywa nibuzanywa bizakangura abisirayeli abayuda bari bitese n'ibiki batangire kwibaza noneho babwirwe yuko uwo nguwo wicaye aho mu byuko ariyo Mana bakoreye abya bindi Aroni yabakoreye akubaka ikimasaka cyubaka akavuga dore Isirayeli Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri. urumva neza ubwo rero bazatangira bashishikare ibibazo ibyo ari byo bumve yuko ari akaga bazi ikamasaha ducitse ibintu tutabivuzeho kweri biba ari byinshi kabisa ni birebire kwahera gukambira bango intambara hagati y'amadini. iyo ntambara hagati y'amadini yongewe nimwe ubu twayitangiye kera imbuto zayo zabibwe mu cya 948 kugira ngo abantu bazapfe amadini. niyo mpamvu the state of Israel igihugu cya Isirayeli cyarubatswe gishyirwa hariya ariyo kintu ariyo gahunda itegurwa. ubu kigiye gukurikiraho kibi urabona yuko hafi buri gihe bagenda bigizayo bagura ubutaka bw'abayahudi babwigarurira ku buryo intambara ikomeye cyane igiye kurangira ni ya Yerusalemu. Yerusalemu bagombaga kuyicamo ibice bibiri. ibyo bice bibiri kimwe kigaturwa n'Abarabu aribo ba Palestina ikindi kikaba icy'Abayahudi kugira ngo bahabane mu mahoro. kandi ibyo ntabwo Abayahudi babyemera baravuga ati no twe turashaka igihugu cyacu bwite basugukuruza babayemo n'uyu murwa n'uwacu twese 100%. kugira ngo Isirayeli Yerusalemu itari yaba umurwa mukuru wa Isirayeli ku mugaragaro ntabwo ashobora kuba amahoro kandi kugira ngo umurwa mukuru wemewe n'urusengero rugomba kubamo ko niyo identite y'Abayahudi. none paze tukira aho ngaho kugira ngo dukubite twahuranya muri izi ntambara hagati y'amadini ese amadini yaba yarigize agira uruhare mu isi kuba hashobora kubaho intambara rusange isanzwe y'ubwicanyi? No ibyo ntabwo byabaye ariko habugize bibaho ko amadini yaba yaragize uruhare ko habaho intambara zisanzwe z'ubwicanyi. oya amadini arakoreshwa n'imyuka n'umuteguro wa Satani. nk'ibyo nkubwira baravuga ko hazaba intambara ikomeye izahuza abakirisitu ku ruhande rumwe bafatanyije n'Abayuda. ubu hari filozofi yo kukwereka iri mu ntego muri intego ya 10
turebe iyo turebye muri izi ntego za zindi 21 hari intego ikomeye cyane yo guhindura intego ya 16. Yes, intego ya 13 iravuga ngo to continue to build up the culture of Christian fundamentalism begun by the British East Company, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people, and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity. Ukuvuga ngo nugushyiraho ubuhezanguni bwa gikristo bwo gushyigikira Isirayeli bavuga yuko ari abantu b'Imana batoranyijwe kikajya mitwe yacu, kandi ho kubarengera ari inshingano zacu ko ari abantu b'Imana. Nuva mwebwe mwivuyeho nk'abakirisitu mwe ntimwemewe, ariko abatoranyijwe b'Imana n'abayuda, kandi ntabwo ariko Bibiliya yigisha mu Isezerano Rishya. Ivuga ko bari muri Kristo Yesu nibo bejejwe, nibo bwoko bw'Imana. Noneho rero mwebwe iyo murebye abayuda mukavuga nibo bantu batoranyijwe b'Imana, the chosen people of Israel. Mwirirwa mubihamya mwitwa ngo mubihamya yose irabizi. Uyo no musengero z'abarokore rwose turabihamya. Musengera Isirayeli umugisha nabazahabwa umugisha. Ibyo byo tuba turimo. None wese urayisengera urindi. So noneho no kuvuga ngo ubwo ngo turi muri ibyo bintu byamaze kuducanganisha. Niyo fundamentalism bavuga hanga ubuhezanguni bwa gikristo bushingiye ku kurwanira ishyaka y'Isirayeli, kugira ngo intambara z'Abarabu n'Abayahudi nizivuka zishingiye ku madini, icyo gihe tuzwe tuzazijyamo. Mu buhe buryo se tuzazijyamo dushyigikiye Isirayeli, tuvuga ngo turarengera abantu b'Imana, kandi mu kubapfira tuzajya mu ijuru ko turakorera umuntu umurimo w'Imana. Isirayeli ukuvuma vumwe. Iyo niyo filozofi, ubwo niryo herezo ry'amadini muri izi ntambara. Ubwo ntabwo ryari ryabo. Ubu urabona yuko abakomunisti bafatanyije n'abayisilamu, sinzi nawe bireba wowe, urabona yuko Iran ikorana nande n'Abarusiya, memu na Syria. Nabo abayisilamu babona yuko bakorana nubwo babita bakafiri n'abakomunisti kuko babashyigikiye kandi bazabafasha mu ntambara ya jihad yo kurwanya ishyano ryitwa abakirisitu n'abanzi b'intumwa y'Imana Muhammad n'idini rya Islam. Ubwo rero iyo migabane birigiye kuza kuvuka, batangire rero barwane isi isenyuke biturutse mu madini, biturutse ku idini. Kandi ayo madini nayo ntakunda ko abayisilamu barwana n'abahindu, sinzi nabyo byize. Abo bitabaruhinja barimo bicwa muri Burmania bare kurwana, barwana burya intambara zitoroshye. Nk'abayisilamu bo muri Kashmir barwana n'abahindu, bakunda kurwana cyane ibirazo, ntabwo bakundana. Urwo rwango rero rurahari, ariko bose iyo babonye umukristo bamuhurizaho bakamwica, ntibamukunda. Umukristo ni ikibazo bafite, nubwo barwana bakagira umwiryane bakagira bate, ariko ikintu cya mbere barwana nacyo ni umuntu kuba ari umukristo. Kandi ikintu badakunda ni umuntu kukubwira ngo araguhindura ukure mu idini ryawe. Icyo ni icyaha gikomeye. Mu gusoza wenda tugari kuri iki kintu, uravuze uti amadini yabayeho, wagiye uyavuga ku murongo, urongera uti ingirwa bakirisitu zirarenga miliyari 2, kandi izo ngirwa bakirisitu nazo ziri bo babita ngo ni amatorero, ntabwo ari amadini. Ushatse kuvuga amadini bakomerera nabi. None kubisa ingirwa bakirisitu uko baye nkaho bakarisa mu ruhande rw'abanyamadini bariya basenga ibigirwamana n'ibindi, niki wabwira izo ngirwa bakirisitu kugira ngo zibashe kuva mu kwitirirwa Kristo kandi atari? Tugomba kujya mu ihame rya Bibiliya. Bibiliya se yigisha iki? Bibiliya itwigisha neza, ikavuga ko utavutse ubwa kabiri ntabwo ashobora kuzajya mu bwami bw'Imana. Kuvuga ubwa kabiri ni iki? Ni ukubyarwa n'Imana ukaba umwana wayo. Ninde ubitanga? Se ni Kristo. Yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kubakubwira ko bamwizeye kandi bamwemera, ntabwo ibyo mbihakanya. Bo nibisuzume bareba niba koko barabyawe nawe, kuko wabyawe n'abahabwa kamere y'Imana. Icyo nicyo twe tuzi. Ibindi byose uzivuga ibigwikwirwa bivuga nk'intare ku musozi, utarabyawe n'Imana kandi bigaragare yuko uru rubyaro rwayo ntacyo bimaze.
Yesu Kristo buriya Yohana yavuze amagambo akomeye dusanga reba Yohana 3 yoya kandebe 2 ahubwo urwa mbere Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 12 ariko duhereye ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 14 hari amagambo akomeye. Hari amagambo agira ati yari mu isi ndetse niwe wayiremye nyamara ab'isi ntibamumenya, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ikintu cyitonderwa ku murongo wa 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ikintu ni ikintu gikomeye cyane ko icyo kintu gishakamo nk'ikigenzura. Hariho kubyarwa gusanzwe Yesu yakuvuzeho ubwo yaganiraga n'igihangange Nikodemo, aramubwira ati utangazwa n'ibyo nkubwiye ibyo, ikibyawe n'umwuka nicyo umwuka, nicyo ahangaho umwuka yavugaga mu kanwa ka Yohana. Aramubwira ati rero aba ntibabyawe n'umubiri, kikwifuza k'umugabo cyangwa n'umubiri, babyawe n'Imana. Icyo kintu baba babyawe n'Imana kuko amadini atagitsindagiraho, akaba ari cyo ashaka mu bantu bayoboke bayo. Umuntu agomba ubukristo bwe bugomba gushigira ku ihame rivuga ngo yabyawe n'Imana, kuko utabyawe n'Imana mu buryo bw'umwuka ntabwo azajya mu bwami bw'Imana. Cyo ni ikintu gikomeye. Nikodemo cyaramutangaje kandi yari umunyedini. Aramubwira ati witangazwa n'ibyo nkubwiye ibyo, ikibyawe n'umwuka kiba ari umwuka. Ubwo se ni iki kigaragaza ko umuntu yabyawe n'Imana? Ikigaragaza ko umuntu yabyawe n'Imana nuko muri we ni umucyo w'Imana umwakira, akera imbuto z'Imana kandi akigishwa nayo. Narese ibyo Paulo yavugaga ubitekerezaho iki? Mu rwandiko yandikiye ab'Ikorinto. Mu rwandiko yandikiye ab'Ikorinto Paulo aravuga amagambo akomeye. Igice cyaho cya kangahe? Cya mbere katurebe Abakorinto, urwandiko rwabandikiwe rwa mbere igice ni icya 2 murongo wa 10, ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Uvuga ngo ibyo iyo udafite umwuka w'Imana ntabwo ushobora kumenya iby'amayoberane y'Imana. Kandi ntabwo gese nose giye bafite ubushobozi bwo kuba nafite umwuka w'Imana nkawushyira mu muntu. Ikintu cya mbere mbwira umuntu no kumubwira yuko agomba kwihana kizera Yesu Kristo. Iryo ni ijambo ryoroheje ku muntu. Bari yabingirwa amatorero kubihannye, ko bavuga ko bihannye. Ibyo se birandeba. Nabuvuze kakubaze. Nabuvuze ngo nturwaye malaria warakize. Hanyuma hakubona utengurwa. Umuntu uramubwira ati yewe urarwaye malaria atashwe. Ati malaria nanyoye imiti ntayo ndwaye. None se kutengurwa. So aho rero no turebera nuvuga ngo imbuto twebwe twera zitubamo mu byo dukora, mu byo tuvuga ndetse no mu byo dutekereza no mu byo twibwira, yarize umwuka wera biragaragara. None icyo ni buretse gato. Icya kabiri dushoboza tugira kuri kugenzura byose no kubimenya tukanabisobanukirwa. Icya gatatu gikomeye cyane kiruta byose, twifuza ubwami bwa Kristo. Niyo nyota duhorana, tushaka n'utubwira ayo magambo y'ubwami. Ntabwo dushaka kutubwira iby'amazu n'amariba n'udufukura no gukira n'imirima, kuko ibyo turabifite. Nawe tutarabifite turakora. Imana iduhaye umugisha turabibona, tutabibonye kizi tuba turiho. Iwacu ni mu ijuru. Cyo ikintu kitekera ikintu uburyo umuntu wese urazi ishinga no kumva ijambo ry'Imana akarishakaho akanezerwa akabyina ijambo ry'Imana nyari ry'ubugingo. Litubwire iby'ubwami buzaza bw'Imana. Umuntu unezerwa ibyo ngibyo aba ari umukandida w'ijuru. Message bahaye rero, message mbaha no kuvuga ngo abahamagawe n'Imana nkuko yabishatse nibanezerwe. Yesu yaravuze ngo nimubona ibyo bibaye muzarabe murebe mu ijuru ko gucugurwa kwanyu gutabarwa kwanyu kuzaba kwegereje. Abaje umukiza bo nibajye mu cyunamo, kabone aho bafite amafaranga, nibashaka bafite ibitabashwa, nibashaka bafite ubutware, nibashaka bica bagakiza, ariko bari mu magi kuko isi bari barimo bungukiyemo
yitwa Babiloni igiye kurangira. Nyuma yaho bazajya mu mugabane wabo wa Sekibi bakoreye, kandi byiteka ryose. Nibyo navuga, abasinziriye nibakanguke noneho, bumva bafite ishyaka ryo kugira ngo bazajye mu bwami bw'Imana, batangire gushakisha Imana imitima yabo yose, bavane umutima ku buhakanyi no kwishimira kuyoba kw'abantu ndetse no gukiranirwa kwabo, ahubwo baririre ubugingo bwabo. Icyo nicyo cy'ingenzi. Kuvuga ngo runaka pasiteri runaka yarasambanye, ariko ibyo mbivuga bariya nta kigenda cyaba ari abantu, wowe urabivuga ariko se uri he? Uriya n'ubundi yari umukandida wa Satani, yarasambanye aragwa, abivamo, ntabwo yababajwe n'ibyo yakoze, cyangwa se arakora ibyo akora bindi. Ariko wowe gahunda yawe ni iyihe? Pasi, turabashimiye cyane rero. Hanyuma mu gusoza, mbere yuko mudusengera, abanza ugatanga aderesi kugira ngo umuntu ugukenera icyo kubaza yakubaza. Murakoze. Ndavuga ibintu bibiri. Waba afite ishaka kumbaza we yantelefona kuri telefone nomero 07 88 50 56 76. Iyo telefone yanjye igendanwa, aho kugira ngo uzimure cyangwa wibaze, wampagara kuri iyo telefone, cyangwa se ukanyandikira message kuri WhatsApp, kuko wenda guhamagara ubwo nabyo bigorana. Ninyo ushobora no kumura kunyohereza message, ukampamagara mu magambo make uti nkohereje message kuri WhatsApp, yirebe nitwa runaka, nkareba icyo umbwiye. Hari abayishyiraho nkazajya kumusubiza nyuma y'ibyumweru nabingaye iki, wenda byararambiranye ko nsubiza ibintu byinshi. Icya kabiri nshaka kubereka nuko twakinguye gahunda, twateguye gahunda nziza yo kwigisha abantu bakabaza ibibazo muri ibintu batera amatsiko. Iri hano i Kigali. Mfite gahunda yo gushishikaza n'abantu benshi b'inshuti tumaze kumenyana kuri ubutumwa bwiza, bari hirya no hino ku isi, kugira ngo dushyireho urubuga duhuriraho rwo kuzajya rudufasha kwamamaza ubwami, tukajya twajya no hirya no hino mu gihugu no mu karere. Kandi ntabwo twabifasha mu byo twenyine. Ubwo rero abo ngabo nzabikora kugira ngo dufatanye nabo dukora uwo murimo. Abo nabo bakunda ubwami bw'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami, mbaye mbateguje, nta kibazo nibabibona ibyo ngibyo. Hanyuma cya gatatu narivuze bibiri. Icyo ni cya kabiri ndacyagura. Dufite amateraniro hano mu Rwanda, turayafite ahitwa mu Nyakabanda ya Kimisagara. Kuki utaza ko ari ubuntu? Tugusaba kuzana Bibiliya, ikaramu n'ikayi, nta kindi tugusaba. Ntitugusaba amaturo n'ibya 10, ntitugusaba amafaranga, nta kindi tugusaba, kuza kwiga gusa, ukaza ukiga gusa. Cyakora hagize nk'icyo icyatureba twese ko tuba tumaze kuba bigishwa, ko dukora porogaramu yo guhindura abigishwa. Nta kintu ubishoboye wagira uruhare mu byo dukora bindi, byo kugira ngo n'uwo murimo nyine uhagarare. So rero niyo nababwiraga, Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Dusengera mu Nyakabanda, niho uteranira mu Nyakabanda, hari haruguru kwa Mutwe, kuwa kangahe, ku cyapa cyitwa Café du Siècle, buri cyumweru ku gicamunsi kuva saa 7 kugera saa 10. Amasaha 3 uzajya wigomwa, ukaza tukamenyana, tugasangira amagambo y'Imana. Murakoze. Dusengere. Mana yacu ikomeye, turagushimye. Wabonekeye Aburahamu hashize imyaka 4000 umugambi wo kugira ngo ucungure abari mu isi. Umugambi urarimbanyije, urimo uragera ku musozo, kandi abantu badakijijwe mwami. Niyo mpamvu tugusaba imbaraga z'Umwuka Wera, natwe ubwacu kurushaho kwezwa no guhabwa impano zinyuranye, no gutsinda icyago cy'uburyo bwose n'ikinyoma cy'umwanzi, kandi n'abandi bose bazadukurikira n'abari mu isi munsi y'ijuru abo waremye, kugira ngo databuje bakangure mu buryo bunyuranye bwo kugira ngo bagukorere. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bikomeze iby'izina ryawe, ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dushimire abari badukurikiye, kandi turasaba tuninginga cyane kudufasha gukomeza gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku bantu benshi. Dukomeze gutegurana no gutegura itorero rya Kristo kugeza ubwo azaba agarutse. Mukomeze kugira ibihe byiza, kandi Imana ikomeze kubahira muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.